nimutambuka bigakunda n'urwari uwo kwemerera kugira ngo utambuke. In every single motion there is a prime mover kugira ngo hagire ikigenda n'urwari ikigendesha. uyu munsi ndakubwira ko hari igishobora kukugendesha. niba tugenda hari Imana ituma tugenda, niba tubyuka hari Imana ituma tubyuka. There is a push behind, hari ikigusunika kugira ngo ushobore kugenda. uwo yitwa Mwuka Wera. sasa n'imirimo nta mpamvu y'uko utagenda. yaravuze ngo rero mugume Yerusalemu murategereze atanga itegeko, nanjye ngiye gutanga ibyo yatanze. mugume muri restoration murategereze kugeza igihe Mwuka Wera aribuza kubishyira. kandi n'amanuka murahabwa imbaraga z'Umwuka Wera zituma mugenda. yaravuze ngo kandi nimumara kubihabwa muzaba abagabo bo guhamya. uzi impamvu utagihamya ni uko utari waba umugabo. impamvu utari washobora guhamya ni uko utari waba umugabo. ariko numara kuba umugabo uzashobora no guhamya. ariko ntabwo ndimo kuvuga gusa abagabo kuko ari igitsina gabo. ndavuga umugabo, somebody with confidence, uhagarara adatinye, uhagarara adatsindwa. reka mbabwire, arababwira ngo imbaraga z'Umwuka Wera nizimara kubamanukira muzaba abagabo bo kuhamya. reka mbabwire ikintu kimwe twabuze mu ishyamba. intare ntabwo ariyo nini. habaye inzovu iruta intare mu ishyamba. intare ntabwo ariyo ndende. habaye akandi gasimba k'ingurube cy'umusamba niko kanini. ariko mu ishyamba inyamaswa zose zibaye zizi ko intare ariyo mwami w'ishyamba. kubera there is something in the lion. hari ikintu kiri mu ntare nanjye ndumva kiri muri jyewe. ndaza kuva nawe ahangaha kiri muri wowe. hari ikiri mu ntare cyatumye yisobanukirwa. Why? He knows who he is. yarisobanukiwe. Bibiliya iravuga ngo mugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza kandi nzabana namwe kugeza ku mpera y'isi. mu byahishuwe, mu byakozwe n'intumwa arababwira ngo mugume Yerusalemu mbategekeye kuhataba kugeza igihe Mwuka Wera aribuze kubuzurira. namara kubuzura muzahaguruke nk'abagabo muhamye Yesu Kristo i Yerusalemu Yudaya kugera ku mpera z'isi. hari icyo yaragiye kubaha kiruta icyawe ntibigeze bakora. hari icyo yaragiye kubaha identity yanjye narisobanukiwe. Mwuka Wera yasobanukiwe uwo ari we. Bibiliya ivuga muri Yohana ngo yaje muba abandi bamusobanukirwa ntibigeze babumenya. ariko twebwe abamenye yaduhaye ubushobozi, yaduhaye ubutware, yaduhaye uburenganzira bwo kwitwa abana b'Imana. kandi ibyo ngibyo ntabwo tubihejwe n'inyama n'amaraso, ahubwo bakubyaye yaratubyaye. iravuga nakubyayeho. urumva nyine ko byaba bibakomeye cyane kuruta. ariko dufite Imana, dufite Imana, dufite Imana kwita data. Imana yaratwemereye nyuma yo kuzura Umwuka Wera kuyita papa. niyo mpamvu yashyiraho yabwiye isengesho ryiza ngo nimusenge ngo muvuge papa, my father who art in heaven. papa wanjye. iyo wamaze gusobanukirwa ko ari papa wawe winjira ufite confidence. Bibiliya iravuga ngo umwenda warahera cyane usadukamo kabiri. iravuga ngo buri muntu wese yinjiremo. ntabwo yo hano umupaka igishyiraho. bwira mugenzi wawe aho ngaho hinjira umwana wo muri uru rugo. mubwire ngo aha ngaho nyine aho ngaho hinjira wamaze kwisobanukirwa ko ari umwana wo muri uru rugo. uwo niwo winjiramo. nkunda Mwuka Wera. ariko nkunda Mwuka Wera iyo
za Sofiya ntukambabaze namuguriye agatenge Sofiya ntukambabaze arambara amakanira Sofiya ongera umuyede bafata maze aside tukaziririmba morali nurangiza gusenga ndiyego umaze kwisengera mana yanjye ndimo ndabara nagiye kumbwira aho ndibuze kujya aho bari buze kumusanga mu mazi nurangiza gusenga urubanza banabiciye umanuke ku mazi noneho yegereze inkoni urangije kwisengera turesera niye nakusengere ibwira kukugenderera abantu n'abafana ntibase kandi twarabuze icyo gusa kwisengera imbaraga z'umwuka wera zikamanuka n'abafana ntitubibagirwe muri yowe arababwira ngo mu minsi yanyu nzasuka umwuka wanjye arangije aravuga ngo ku bantu gusa mu minsi nzasuka umwuka wanjye ku bantu gusa wakibaza udiya icyari cy'agaciro ku Mana yagisezeranyije twese pasiteri hari ikintu kiza n'umutekano umwuka wera azana umutekano n'uwari ufite umukeya ukabibwira n'uwari ufite umutekano udahari umwuka wera yaje umutekano haza amahoro atemba nk'uruzi haza confidence iruta umusirikare reka babwire haza confidence umutima w'umuntu wuzuye umwuka wera uruta umusirikare niba mugira ngo nawe wese abyambayeho muri uyu mugi nabwiye umuntu ijambo rikomeye ndamubwira ngo Imana igushyize imbere inzira ebyiri imbere w'umupagani inzira y'urupfu n'inzira y'ubugingo ariko jyewe Imana ndabayoboza neza ambwira ibyo byihorere mbwira ibyo wavuze bisubiriremo uko wavuze fata Bibiliya nari ifite kuko wahagezana mu ntoki ndavuga ngo byanditse muri Yeremiya ibyo navuze nuzajya uvuga ibintu uzajya ufite n'aho wabikuye ndamubwira ibyo navuze byanditse muri Yeremiya arambwira afunga Bibiliya uyishyire ku meza ndayifunga yishyira ku meza kuko nzi kubaha arangije arambwira ngo noneho mbwira ibyo yavuze ndamubwira kuko sinongera no kuvuga arambwira mbwira ibyo wavuze arambwira fani ucana maremare ndamubwira ntabwo mvuga kubera iki mbwira ko mfunga Bibiliya kandi niho nabikuye kandi ibyo mvuga biva ahangaha ubwo nifunze rero n'umuntu wanjye ugiye kuvuga ntiwongere kwirirwa wigora kuko si byo wongere kuvuga ati reka twebwe twayisomye kera turi n'abakoroso ndababwira rero turi abakoroso ba kera yabo nibura mwari n'abafelesi arambwira noneho yifungure nta kibazo ariko mbwira ibyo ndayifungura se ndamubwira fana muri Yeremiya haravuze ngo Imana igushyize inzira ebyiri imbere inzira y'urupfu n'inzira y'ubuzima aramutse uko biteye ubwoba koko ndamubwira ariko ntacyo bitwaye n'ubundi umunyabwoba ahunga ntawe umwirukanye ndamubwira wari wabona intumbi ya voka ati we iyo iguye ku ibanga ufite ubwoba urahunga arambwira si igihe rero ubwo rero n'ubundi by'ibanze bibanza kwa twebwe aravuga ngo kandi no kubagana kubahaje me mu Cyongereza bose bari bahuriye aho bamaze kuhahurira ngo Mwuka Wera arababikira amaze kubabikira batangira kuvuga izindi ndimi niba utari wazivugaho uyu munsi ni umunsi wawe wo kuvuga mu zindi ndimi Umwuka Wera ajya atanga
bamaze kujya kubamamikira bajya kumva indimi zirahaga. Petero wari waramenyereye kugira ubwoba, Petero wari wihakanye Yesu wizera urumva nyine donko buri makana iyo umwuka wera yamanutse suko bigenda mubwira ngo suko bigenda. Petero barabaje kugira ngo bamuze Petero yagica n'uwakwaza ngo Yesu wisanze n'iyakora uramuza n'Imana. Hari ahantu wisanga ugasanga udashobora kumuvuga akavuga ubutumwa kakagoryi uje gukora iki? Kubabwira Yesu muri Isirayeli, kutubwira Yesu ati nicyo cyangenza. Umugabo aramureba amubwira ngo avuga urabona biriya biti hariya matongo ureba ni kwa ba Yesu. Ubu uje kutubwira rero duturanye n'amatongo yabo ni hariya bari bato. Arabareba araseka n'ubundi muturanye n'amatongo. Nanjye uwo naje kubabwira rero ntabwo ari amatongo duturanye nayo. Arababwira ngo twebwe mwebweho muturanye n'amatongo, ariko njyewe naje kubabwira ntabwo ari amatongo, si uko twahoze duturanye, ariko yakoze isezerano aravuga ngo nzatura muri mwebwe. Ntabwo mbabwira uwo duturanye, ntabwo mbabwira ujya tuza aho rimwe na rimwe, ndavuga ubu utuye muri twebwe, ndavuga imbaraga, ndavuga ubutwari, ndavuga ubushobozi butuye muri twebwe. Haguruka ku maguru yawe. Atuye muri twebwe Felix, atuye muri twebwe, atuye muri twebwe, atuye muri twebwe, atuye muri twebwe. Ntabwo ari uguturana natwe, ntabwo ari amatongo y'iwabo, ahubwo uwo mvuga atuye muri twe. Kandi baramudusezeranije bavuga ngo tuzahabwa imbaraga umwuka wera natumanutse, tuba abagabo bo guhamya i Yerusalemu, muri Yudeya no ku mpera y'isi. Mugoroba wawe fata ibiganza bya mugenzi wawe, tugiye gusenga, tugiye guhamagara Imana, tugiye kuzura umwuka wera. Muri Ezekiyeli Bibiliya iravuga ngo nuko ngo abona amazi ava mu rusengero. Nanjye muri uru rusengero rwa Restoration Church ndabona habamo amazi arimo kuhava. Ngo biri burasirazuba warangije arayapima ngo ibe mikono igihumbi, warangije abona amazi agera mu bwoko. Yongeye gupima bageze mu mafi, yongeye gupima bageze mu ntoki, ngo yongeye kureba basanga amazi yageze mu bwoko. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo mu rusengero hava amazi, ariko Bibiliya iravuga ngo ntimuzi ko muri Isirayeli muri uru rusengero hagiye kuva amazi. Fata ibiganza dufashe gukomeza uvuge ngo muri uru rusengero, komeza icyo kiganza mubwire ngo muri uru rusengero, 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 mubwire ngo kandi muri uru rusengero. Yesu aravuga ngo nyamara iyo bakura ayo mazi nari kuguha ayo mpanga ngo kuko uyanyobeho imigezi y'amazi y'ubugingo izagutumiza imvabunda ye, imigezi y'amazi y'ubugingo ijya kugutumiza imvabunda yawe. Muri uru rusengero, muri uru rusengero ahantu hahagaze none hagiye kugutumiza imigezi y'amazi y'ubugingo. Gikomeze cyane, gikomeze muri uru rusengero, nabona hagiye kugutumiza amazi. Yesu
igaragara, ni Imana ifatika, ni Imana ihari. Ntabwo turimo kuvuga Imana batubwiye, turabona kuvuga Imana twabonye n'amaso yacu, iradukabakaba, iragukoraho nawe ukayikoraho ukayumva.
mu buzima bwabo bwose mu bitekerezo mu magambo mu bikorwa
ubuzima bwabo bwose bukwiye bukwiye Mana uganzemo kandi Imana mwese icyubahiro. Urakoze Imana yumva kandi ko ibitangaza batabivuga. Icyubahiro n'ishimwe bikomeze mu byawe byatagisa mu izina rya Yesu Kristo wasenze mu gihe cyacu. Amen. Amen.